ariko kandi hari abavuze ngo njye nazanywe no gutandukanya umukazana na nyirabukwe, umwana na nyina, umugabo n'umugore. iryo somo hari aho ryanditse? Ntabwo wigeze ubyumva muri ibi? mwese no gutandukanya bavugaze. None se Imana nishyiraho urugo y'ubwayo, niyo yatangije umuryango muri Edeni. Ntabwo numva ukuntu rero yazanye imikaza kuwutandukanya. None se ubwo abantu badukurikiye mujye muri komenti abazi Bibiliya badufasha. Nta hantu muri Bibiliya havuga ngo njye nazanywe no gutandukanya umukazana na nyirabukwe, umugabo n'umugore, umwana na nyina na se. Yewe nawe gusa iryo ni ijambo ryanditswe n'Imana. Ubwo se none twe haramutse hahari wabihuza gute na kino kiganiro turi gukora? Ntaho nzi nta nubwo habaho rwose, kuko Imana ubwayo niyo yashyizeho umuryango. Erega umuryango washyizweho n'Imana bwa mbere muri Edeni. Nta kuntu rero yawushyiraho noneho ngo ize nyumize kuwutandukanya. ariko kandi nubwo ntasomye Bibiliya cyane, ndi kumva ahantu hafite kuba hahari. Nanjye ndi kukubaza haramutse hahari Bibiliya ntabwo wakongera kuyizera? Oya nayizera, nzi ko ntahahari. Mutubwire rati hari ahantu muri Bibiliya handitse uwo murongo. Reka nsubiremo mwebwe mudukurikire cyangwa bazadukurikira muzadufashe. Hari ahantu muri Bibiliya handitse ni mu vanjiri, ntabwo ndi kwibuka ni ivanjiri yandi nari ivanjiri, ariko hari abantu ndumva hahari ngo njye nazanywe no gutandukanya umukazana na nyirabukwe, umwana na se, umugabo n'umugore. Mbese none bundiya ndabasuhuje aho muherereye hose. Nizere ko mumeze neza, haba utameze neza. Imana ikube hafi, Imana ikugenderere, Imana igufashe muri byose. Hano rero ni ku nama za Queen 31 nk'ibisanzwe. Njye muri kumwe hano ndi Queen. Niba ugeze hano bwa mbere nguhaye ikaze, ngwino tubane. Nimba hasanzwe nawe nguhaye ikaze. Hano tunyuzeho ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'inama zubaka umuryango. Uyu munsi rero mumbaze ngo ndi kumwe nande. Nyuma yuko hano dukoranye ikiganiro n'umupapa, abenshi mwaragikunze mukajya mumbwira ati uyu mupapa araganira neza, uzamugarure afite inama nziza. Icyo kiganiro wawe utarakirebye wagenda ukakireba, harimo inama nyinshi, harimo byinshi byafashije abantu, nawe cyagufasha. Uyu munsi rero navuze nti n'ubundi ibyifuzo byanyu ni itegeko kuri njyewe, reka mushakishe nongere mugarure. Uyu munsi rero namugaruye, n'ubundi afite byinshi agiye kubagezaho. Reka tumuhe ikaze ubundi atangira tubwire. Tuguhaye ikaze hano ku nama za Queen 31. Sawa, murakoze. Nanjye ntange ndamutsa abantu bakurikirana inama za Queen aho bari hose, cyane abumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda, ibihugu byose baba barimo muri iyi si. Ndabaramukije kandi nanjye ndabakunda kandi nejejwe no kumwongera kuntumira. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iyi ngingo igira iti: niba mu rugo biri kwanga, ni ryari umuntu akwiye kugumana n'undi, cyangwa se ni ryari bakwiye gutandukana. Iyi ngingo niyo tugiye kuganiraho, mwebwe mube hafi murebe ikiganiro mukirangize. Ese ni ryari abantu bakwiye gutandukana cyangwa kugumana mu gihe mu rugo bitari gukunda? Ni ryari abantu bakwiye gutandukana cyangwa se kugumana mu gihe mu rugo bitari gukunda? Icyambere natangira mvuga, hasenyuka icyubatswe. Iyo uri kubaka ukabona hari ukuntu umuntu atangira kubaka agatunganya ikibanza, agashyiramo fondasiyo, akagira, ariko wenda byagera hagati hakaza igihe cy'imvura nyinshi, kikaba cyabangamira ibikorwa byo kubaka ko byakomeza. Ubwo rero uri kubaka aba agomba kugenzura niba iyo mvura kuyishyira ku murongo, niba bishoboka ko iyo mvura yabasha gupima ikirere neza akaba yabasha gukomeza.
ese za nama twatanze ubushize ziba zarakurikijwe zose? Twatanzemo inama y'uko habaho guhana umwanya umwe akumva undi, bivuga ngo unyumve nanjye nkumve. Ariko kandi hari icyo tutakwirengagiza kandi kiba kitoroshye. Biragoye ko abantu bahura ari bakuru, nk'uko twabivuze ubushize, umuntu akahura n'undi, umwe afite imyaka 20 wenda cyangwa 18 cyangwa 25, batararerewe hamwe, batarakoreye hamwe, batarakoreye mu muco umwe, ngo abo bantu uvuge ngo barahuza mu minsi 2 cyangwa mu mezi 2. Kuko ubuzima bw'urugo ni ubuzima bwo kubana tugendeye ku ijambo ry'Imana bivuga nk'uko hano bujya muri tanga. Imana bujyaho ntabwo ikunda ntishyigikira ibintu byo gutanga. Ariko kandi no bibaye ngombwa ko abantu bo kugira bicane kuri nge banatandukana. Gusa icya mbere, ese za etape z'inama twavugaga baba barazinyuzemo? Icyo ni ikibazo bakwibaza. Niba twaravuze ngo hagomba kubaho guhana umwanya, hagomba kubaho unyumve nanjye nkumve, kugira kwa guhana umwanya niho handi ya mico abantu bakuriyemo itandukanye, bya bindi bakuraga bitandukanye, umwe bose bakiri ingaragu, icyo gihe niho bikosorerwa. Niba nakosheje akubwira ati mbabarira, cyangwa se nkaramenya uko nanakosheje, wambwira ko iki kikubangamira sinkazacyongera. Ariko rero muri iki gihe bireze, aho ujya kubona ngo umuntu yishe undi, ntabwo wajya kwica umuntu utarabonye ibimenyetso ko uwo muntu azakwica. Ntabwo wajya kwica kugira aho wicwa utarigeze ubona ibimenyetso ko uwo muntu yakugirira nabi. Ntabwo dushyigikiye iyo mitima y'abantu b'inyamaswa gutyo, aho umuntu yumva ko yavutsa mugenzi we ubuzima kandi bari barahujwe n'umugambi yuko bagiye kubaka umuryango, ahubwo bikagera aho basenya umuryango, aho umwe yakwica undi. Ibyo ntabwo bikwiriye. Rero ntatinze cyane, kuri njyewe numva icya mbere habaho gusesengura cyangwa kumvikana, unyumve nanjye nkumve, mu buryo bwo guhana inama, gukosorana, byaba byananiranye, ariyo mahitamo ya nyuma asigaye, aho kugira umuntu yica undi bagatandukana dukurikije uko amategeko y'ibihugu ababigenga. Kuri njyewe ntabwo navuga ngo umuntu azizirike ku wundi kurinda mwishe. Bazajya inama, bazagerageze habeho kugoragoza, ariko kandi nibona umuntu byananiranye batandukana. Nuko njye byumva. Aho njye ndi kwibaza ni ayahe amakosa abantu baba bakoreranye, mbese yatuma bavuga ati aya makosa ntabwo bikunze, reka turekane, buri wese acukwe n'undi acukwe. Bo njyewe ndubatse, kandi igihe bujya ugira experience y'ibintu akenshi wabibayemo cyangwa se, ariko nkurikije imyaka afite nuko mbanye n'umudamu wanjye, ntabwo nabasha kumenya 100% ngo umuntu agera kuri iyo nivo yo kumva ko yatandukana n'undi byagenze bite, kuko njye ntabwo njya nabitekereza. Gusa nkiri gushakisha ko nagusubiza, nagusabiramo nanjye natangiramo icyifuzo, uzadufashe nibigushobokera udutumirire umuntu, ugira umutumirwa w'umuntu waba warigeze yubaka agatandukana, azaduha ibitekerezo byimbitse ku mpamvu zatumye atandukana n'uwo bari barashakanye, kuruta uko njye nabivuga bitari byambaho, kuko umenya ko bambuka ikiraro ari uko ukigezeho. Ariko kandi ntekereza ko impamvu zituma abantu batandukana uko mbyumva, kuko ntibirambaho sinabiteganya, ariko uko mbyumva
haba habayeho ko ya mico abantu bakuriyemo igoramye, umwe muri bo yananiwe kwikosora burundu, yagiriwe inama ntiyumve. Wenda urugero, niba umuntu ari umusinzi, niba umuntu ari umusambanyi, niba umuntu mbese ari ntakoreka, umwe akamusaba ko imiryango igaterana ikinginga, nyaboneka reka gukora gutya na gutya, umuntu ntabashe kugororwa, kuko bigoranye ko wagorora igiti cyamaze kuba inganzamarumbo, ahubwo ugorora ka gahini kakiri gatoya. Bivuga ngo haba habayeho ko muntu yagoramye kera, kumugorora bigakomeza kunanirana. Ntekereza ko iyo ariyo mpamvu ituma bagira kuri ya nivo nyine bikanga bwita bagatana. Umwe muri bo mu bubatsi uko ari babiri aba yarananiranye. Ntabwo navuga ngo aba ari umugore cyangwa ngo aba ari umugabo, uwo ari wese byamuberaho buri ruhande byarubaho, bitewe n'iki? Bitewe nuko uwananiranye nyine yanze kugirwa inama, nuko njye mbyumva. None se ubona ari icyo abantu bakora mu gihe mu rugo hatangiye gutangira ibibazo, batangiye gupfa ibintu bito biri aho ngaho, ubona ari iki batangira gukora mbere na mbere? Mbona ari iki batangira gukora mu gihe babona ibibazo bitangiye mu rugo? Okay, nubwo turi mu kiganiro ariko nanjye nkubaza. Mu kubaza ndaboneraho igisubizo cyane natanga. Uravuze ngo ubona ari iki abantu bakora mu gihe habayeho ubwumvikane, habaye ikintu batagiye cyumvikana. Ese ko nawe wubatse watwemerera ukatubwira kuva washakana n'umugabo wawe, ntabwo waba warigeze, ntabwo mwaba mwarigeze ntazibariza kumanya amahembe, ntabwo mwaba mwarigeze mukomanya amahembe n'inshuro n'imwe? None se niba mwarigeze muyakomanya, watwemerera ukatubwira uko mwabashije gukemura ikibazo kugira nanjye mbashe kumenya usubize ngendeye kuri ritime nk'uko nawe warumbajije, ariko natwe tugendeye uko nawe waba ufitemo experience, kuko byigeze bikubaho. Kuri njyewe y'abantu batangiye niya bya bindi twavuze mu kiganiro cy'ubushize, inkingi ya mbere abantu bagomba kubakiraho gushingiraho ni uguhana umwanya bakaganira, umwe akumva undi, unyumve nanjye nkumve. Numva ariyo nkingi ya mbere kuri njyewe. Ariko noneho muri kwa kuganira ibibazo bye birakemuka. Kuganira abantu wenda habayeho kurakanya cyane, kurakazanya cyane, bo ubwabo ko ari babiri ntibabashe guhuza, twatanze inama y'uko byaba byiza barebye ababyeyi babatisimu, wenda inshuti zafi z'umuryango, abantu babandi biyumvamo, bakabafasha kubahuza. Umwe muri bo agasaba ubufasha abantu tubita bo mu nzu, mbese muri makeya batijyanye hanze, badese bibukira kuri social media cyangwa kuri RIB, aho ni izindi nzego baba bari kujyamo cyangwa ndi rundi ruhande bari kwerekeramo, bakamanza bagakemura ibibazo mu muryango. We byananenye rero nuko mbyumva, ariko nawe ntugende nturagize utadusubije niba byarigeze kubaho. Wowe wakoze iki? Ngewe ikintu nakoze, narasenze, niyambaje Imana, ndasenga Imana iba ariyo yo kubimfashamo. Ubwo rero n'ubundi buri wese, ngewe ikintu nakubwira mu gihe mu rugo ubona ibibazo bitangiye, ngewe ikintu nakubwira, wasenga ukiyambaza Imana, ukajya imbere y'Imana cyane. Ndumva ari icyo ngewe nakubwira nakoze, kuko ibibazo bito na bito ntabwo bijya bibura. Watubwira ngo ntabwo yabura ibibazo bito na bitoya ari gupfa n'umuntu babana, aho yaba tubeshye. None se nanjye nkubaze, ushaka kuvuga ko se, reka twibaze, ushaka kuvuga ko abantu batandukana baba badasenga? Ashobora kuba badasenga, kuko numva nta muntu waba wiyambaza Imana ngo ubundi atandukane yasenze. Njye niko mbyumva. Niko byumva. None se wadufasha ukadusobanurira gato, kuko ugiye hano hatambuka ijambo ry'Imana, aho bavuga ngo, aho Yesu yavuze ngo, byanditse muri Bibiliya, nubwo njye ntago nzi Bibiliya cyane,
aho imirongo ibigiye yandikwa ariko kandi hari abavuze ngo njye nazanywe no gutandukanya umukazana na nyirabukwe, umwana na nyina, umugabo n'umugore. iryo somo hari aho ryanditse? Ntabwo wigeze ubyumva muri ibi? mwese no gutandukanya umukazi. None se Imana nishyiraho urugo y'ubwayo, niyo yatangije umuryango muri Edeni. Ntabwo numva ukuntu rero yazanye umikazi kuwutandukanya. None se ubwo abantu badukurikiye mujye muri komenti abazi Bibiliya badufasha. Nta hantu muri Bibiliya havuga ngo njye nazanywe no gutandukanya umukazana na nyirabukwe, umugabo n'umugore, umwana na nyina na se. Yewe nawe gusa iryo ni ijambo ryanditswe n'Imana. Ubwo none twiba haramutse hahari wabihuza gute na kino kiganiro turi gukora? Ntaho nzi nta nubwo habaho rwose, kuko Imana ubwayo niyo yashyizeho umuryango. Erega umuryango washyizweho n'Imana bwa mbere muri Edeni, nta kuntu rero yawushyiraho none ngwize nyumize kuwutandukanya. Ariko kandi nubwo ntasomye Bibiliya cyane, ndi kumva ahantu hafite kuba hahari, nanjye ndi kukubaza haramutse hahari Bibiliya ntabwo wakongera kuyizera? Oya nayizera, nzi ko ntahahari. Mutubwire rati hari ahantu muri Bibiliya handitse uwo murongo? Reka nsubiremo, mwebwe mudukurikire cyangwa bazadukurikira muzadufashe. Hari ahantu muri Bibiliya handitse, ni mu vanjiri, ntabwo ndi kwibuka ni ivanjiri yandi, nari ivanjiri ariko hari aho hantu ndumva hahari ngo njye nazanywe no gutandukanya umukazana na nyirabukwe, umwana na se, umugabo n'umugore. Mbese none ubwo tubivugiye iki? Turi mu kiganiro cyo guhuza, cyo gutanga inama mu muryango. Ubwo tuba turi kugira ngo tubihuze n'ijambo ry'Imana ariko twubaka umuryango. Ese aho hantu haramutse hahari ibyo twabihuza gute no kubaka umuryango? Kandi Bibiliya ivuga ko Yesu yasabwe no gutandukanya abantu. Oya ntabwo Bibiliya ivuga ko yasabwe no gutandukanya umukazana na nyina. Aho hantu kuko hahari mudufashe kandi harimo no gutebya ntajye ubifata nkaho wenda turi guhakana Imana. Oya, Imana n'umubyeyi, Imana turayubaha, byose turi kubera Imana. Kandi kuko umuryango mwiza kuri njyewe ugomba kubakirwa, Imana igomba kuwuryamo, kuko umuryango wa mbere watangiriwe muri Edeni. Ubwo ntekereza ko rero Imana yashimye ko ariho umuryango, ko uba isoko y'ubuzima kuri muntu cyane rwose. Ikindi kibazo rero, hari igihe abantu batandukana ukabona batandukanywe n'utuntu dutoya ubona tudakomeye, mbese bari no gukemura bo ubwabo. Ugasanga bapfuye se telefone, n'urugero ngo abonye telefone, abonye message muri telefone, ugasanga icyo ngicyo ntashoboye kugihanganira gitumye batandukana. Ese ni iyihe nama wagira abantu batandukanywe n'utubazo dutoya ubona bari gukemura hagati yabo tutari dukomeye? Ni iyihe nama wabagira? Burya rero hari igihe mwebwe mubwita dutoya, kandi iyo ari impamvu ari urwitwazo. Reka tuvuge ubu se bafashe nk'ikiganza cyanjye gifashe nkagihisha, hakagaragara tuno duce tw'intoki dutoya kugeza hano gusa, kugeza hano mu bujana. Hasiga umuntu wese ntubashe kumubona. Wavuga ko kino gice uri kureba, waza ukavuga ngo iyi ni inkoko, cyangwa wavuga ngo aya ni amajanja wenda y'urukwavu, cyangwa wavuga ati uyu ni umuntu. Nubwo waba utari kugaragara ko byaba bigaragara ko ari agace gatoya, ariko wavuga ngo aka ni agace k'umuntu, uyu ni umuntu. Ntabwo yino ari inkoko, ntabwo ari urukwavu, uyu ni umuntu. Bivuga ngo iki rero, hari igihe akantu gatoya kaba ugwitwazo ku kintu kinini kiba mbese ibyo bikaba ari ugwitwaza, ari gukoma rutende, ari akantu kitwa imbarutso, ariko ubundi ikibazo cyarabaye kera. Bivuga ngo abantu basanzwe wenda bagwana, basanzwe bagira ute, cyangwa se umwe asanzwe akoshereza undi, ntihabeho kuganira, uwa wese akabibika mu mutima. Noneho yabona yafata nk'ako gatelefone akabona muhinjiyemo utuntu. Wenda reka tuvuge nk'abagore nimwe mu bikunda, abagore mukunda gufata telefone z'abagabo cyane, nk'ushakishamo ngo amakuru, ngo umugabo
ese ntabwo yaciye inyuma, tuba tugomba kubakontorora. ese noneho hakaba n'abagabo bahita bafata amatelefone bagashyiramo amapini mwe mutazi bakayaboroka. Aho ese ubundi yayiborotse umugore n'umugabo ubwabyo nakwibaza baba bakundana ariko njye ndibaza ahubwo ubundi abo bagabo baba bahishe iki? Kuko umugore nuba ari umuntu wawe wo kwizerwa, sinzi ikintu rero uri guhisha igihe uri gushyiramo ayo mapini yawe, baba bahishe iki? Njye hari igihe icyo navuga kuri ibyo ngibyo ari abantu bashakana nabo bakimeze nk'abana nubwo baba ari bakuru. Urasanga umuntu afite imyaka 30, 40, 50 uri kwiga ubunga muri telefone ushakisha ngo reka ndebe mwumvikane nkanjye nta pini ishyira muri telefone yanjye, umugore wanjye aranyizera nawe nta pini ageramo. Ibyo by'amapini ni kwakunda abantu baba batizeranye. Umuntu murarana mwambaye ubusa muraziranye, umuntu amenya icyo wariye, amenya uko urararira, amenya uko uraryama, amenya uko wabyutse, amenya ubuzima bwawe, urafata ushyiremo pini. Buri gushyiramo pini urukumva wowe uri tayari bwite, tayari ndibaza urumva wuzuye neza mu mutwe. Umugabo ushyira pini muri telefone kimwe n'umugore. Piyore noneho umugore ashyize telefone akashyiramo pini ari bwinshi k'umugabo. umugabo ari kumuhiza. Abo bagore nabo babahoreka wo gushinja abagabo gusa. Abo bagore nabo babaho. Njye mbizi ku bagabo gusa. Yabaye gusa abagore twaba duhishe iki? Abo bagore nabo babaho bagafata telefone bagashyiramo amapini. Uwanjye nta pini ashyiramo, ariko njya numva hari bagenzi be ngo bashyiramo pini bakanabirwanira mu rugo. Ingumi zikavuga ngo guhisha iki? Ubwo kuri njyewe iyo ukunda umuntu mu bana ariko biterwa simbizi, ariko ku ruhande rwanjye ntabwo ari ngombwa gufata telefone ukuzuzamo amapini. Ushyizemo pini umugore atazamenya yanayimenya ukayihindura. N'uwo mugore kandi ndumva kugira ngo bake bidasaba kwigwa ushakisha amatelefoni y'umugabo, kuko ubundi isa bifashe akabisiba. Abisibye ibyo ashaka kuguhisha akagwa telefone nibaza iyo wabikoraho iki. Njye numva ari byo byaba byiza rero yabisibye kugira ngo ntaza kubibona, kuko iyo ubibonye biba ari ikindi kintu. Njye uzi ikintu nagugiramo inama, ese wakwiyubatsemo icyo cyizere cyo gutuma ahubwo umugabo ubundi umugabo ajya hanze uri hehe uri tayari mu nama za mu nshingano zawe? Yemba ndi tayari. Wowe uri tayari? Ubwo ishaka gukoma rutende mvuga ngo ishaka gukoma impande zombi. Ntimuzajye mushaka cyo kugira abantu inama, ntimuzajye mushakishiriza ibibazo aho bitari. Kuri njyewe uzagendera kubakira urugo muri telefone, mwana wa mama ntabwo urugo ruzubakwa. Urugo kugubaka mbere na mbere ni icyizere mugirana. Unyizere nanjye nkwizere. No telefone se, telefone ntabwo uzashyiramo pini, nuyishyiramo ubwo azamenye ko bidakwiriye, kuko umuntu uri bumwizera. Ariko kandi byaterwa n'akazi umuntu akora. None se nk'ubu umuntu ari nk'amaneko w'igihugu kandi umugore atagomba kubimenya yabikora gute? Yashyiramo iyo pini da? Gusa hari ibyo umugore atagomba kumenya. None se akazi ke ko ari amabanga ya leta aba umugore agomba kubimenya? N'urugero ubwo nawe ngira ngo abagomba kubimenya. Oya, ntabwo inshingano n'iz'umugore, izo ni inshingano z'umugabo na leta abakorera. Ariko ikindi kibazo bivuga ngo aho ngaho wenda umuntu akora muri banki, telefone ye babikamo amadadabase menshi kugira ngo umuntu atabimeshera, afite gushyiramo pini. Akazi umuntu akora kafite kumwemerera kuba yakoresha pini cyangwa se ntayikoresha. Aho kuri pini hatagira utwumva nabi, biterwa n'akazi uwo ari wese akora cyangwa se n'icyo iyo telefone igenewe, akazi yagenewe cyangwa se. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo ntabwo ubuzima bukwiye kubakirwa muri telefone. Ubu buzima bukwiye kubakirwa ku cyizere ungirira nanjye nkakugirira. Nuko abantu bakwiye kubana. Naho telefone byaterwa n'icyo urayikoresha, n'icyo ikora, n'icyo yagenewe. Hajyamo pine wenda kugira ngo wirinda ko nitakara abajura bayikwibye bibagora guhita bayihindura kugira bayikure ku murongo. Ubwo gushyiramo pine rwose ku rundi ruhande ni n'umutekano. Ariko iyo pine washyizemo igihe ubona ari ngombwa ujye uyibwira uwo mwashakanye kugira ayimenye. Naho pine yo ni umutekano rwose pe. Kuri njyewe gushyiramo pine haba impamvu nyinshi zatuma umuntu ayishyiramo, kwirinda kwibwa.
umutekano wo kwirinda cyangwa umutekano wo kurinda ibirimo, ariko kandi byose ujye ubikorera kubaka ubuzima bwawe n'ubw'abamubara. Kwihangana bifasha iki hagati y'abantu bashakanye? None se ubundi gutihangana bihombya iki? Kutihangana ntacyo bihombya nyine. Ubwo njye kubashije ndakubaza nawe njye kutumvura kuganira tumaze twibaza ngo iyo umuntu atihanganye ahomba iki? Iyo wihanganye uba uramiye cya kindi wari guhomba. Kuri njyewe rero niyo mpamvu nanjye mise nkubaza ahubwo bikagutungura. Kutihangana umuntu ahomba iki? Kutihangana njye numva ari hahandi, niba udafite kwihangana njye numva ari hahandi haviramo guhita utandukana. Niba se ngo ubonye umugabo ari kukwima iyo pini avuga ati reka nigendere, kuko nta kwihangana ufite muri wowe kuri butuma wihanganira kuba uraho utazi ya pini y'umugabo wibaza se ari kumisha iki. Ariko iyo ufite kwihangana numva ushobora kwihangana mu gihe yakwimye n'iyo pini ari kuyiguhisha, mu gihe ari gufata agatelefone ke ari kugatsimba nk'utsimba amafaranga cyangwa ikindi kintu. Iyo udafite kwihangana rero numva ari icyo ngicyo byangiza. Urakoze aho ngaho uduhaye inama. Kwihangana ni igisobanuro cy'urukundo ku rundi ruhande. Turi kugendana. Kwihangana ni igisobanuro cy'urukundo ku rundi ruhande. Umuntu none se ubundi ni gute wambwira ngo urankunda kandi uzi ko ntari marayika wavuye mu ijuru ngo aze mushakane, uzi ko nzakosa ukambwira ko urwo rukundo hatazamo kwihangana? Kwihangana ni ijambo ryubaka rishimangira urukundo, kuko ntawe ubana n'ubundi badakoserezanya, kuko ntabwo muri abamarayika bavuye mu ijuru ngo baze bikubite ku isi ngo nibarangiza babane. Bivuga ngo iki rero? Urukundo ni ukwihanganirana. Ahubwo ikosa nkoze narimenya twariganiraho nkagerageza kurwana no kutazarisubira, ariko urukundo ni ukwihanganirana. Aho rwabuze rero aho rwabuze niho ujya kubona ukabona urugo abantu baratandukanye, cyangwa se abantu bagiriranye nabi byandi twavuze. Ariko byose bujya kwihangana nibwo rugo, kwihangana nibwo rukundo. Umuntu uzakubwira ngo aragukunda atakwihanganira wakoze ikosa, uwo nta rukundo aragukunda. Kuko kwihangana, none se yashakanye na marayika wavuye mu ijuru? Ubwo rero inama twagira abantu bagomba kumenya ko urukundo hagomba kubamo kwihanganira mugenzi wawe, ariko nawe ikosa yakoze warimubabarira akagwana no kutazaryongera. Kuri iki gihe rero hezeho abagabo batari kubasha kwita ku badamu babo, cyangwa se abadamu batari kwita ku batware babo. Ni iki wabwira abantu batari umugabo? Ndagira ngo noneho ubwire umugabo utita ku mugore we, ni iki wamubwira? Umugabo utita ku mugore we ni iki namubwira? Ariko bamaze kumenyera uko njye nkunda kuganira. Njye nkunda kuganira nanjye mpita nibaza, ese umugore utita ku mugabo we ubundi we twamubwira iki kugira icyo duheraho? Icyo umugore twamubwira tuzakivuguta. Tugiye kubwira umugabo utita ku mugore we, ni iki wamubwira se? Abiterwa n'iki? Umugabo utita ku mugore we ako si kwibasira abagabo ra, ejo bundi nabavuzeho n'ubu nongere mbavuge nta kibazo, ni ukubaka umuryango. Ariko njye ngunda gukomora icyo n'ingasire. Abantu bashakana umwe ntiyita ku wundi, icyo nababwira baratewe, bafite abazimu. Bafite abazimu bapfuye babazukiyemo babakukiyemo. Ni gute urafata umuntu mwashakanye murarana, ukugaburira, ugutekera, ugira ute, ukumenyera byose, uwo muntu ntumuha agaciro, ntumwiteho. Ariko byaterwa n'icyo cyo kwita ku muntu, kuko burya umuntu mbere na mbere amaze kwiyitaho.
none se n'urugero niba umugore ari ntibonye mve nabi mw'abagore mwe ariko uhagira undi w'umugore wamuzanye urugero wenda ari umuntu umukobwa w'umusirimu ageze mu rugo yarakarabaga noneho ntakibasha no gukaraba ntibambajije se ngo wabwira icyo umugabo utita ku mugore we ntakibasha no kwimesera yewe afite agahumuro nanjye kuvuga nabi amusore afite mbese muri make ntabasha kwiyitaho hari ukwiyitaho umuntu yakwitaho akaba no kwitaho wowe ubwawe abagore mugomba kumanza kumenya kwiyitaho ubwanyu umugabo akabona akabamenyera izindi nshingano akabitaho nta mugabo uzava mu kazi ngo agiye gufata umugore kamukarabye umugore niyo yabaye nyirabigute nagiye gutukana iyo yabaye nyirabigute ariko niyo turi mu bantu bakoresha disikurupa abagore mwo kunyumva nabi mw'abagore mwe niba ntukaraba n'imyambaro yawe ntuyimesa wenda wabuze n'isabune ntubihondagura ku buye nibura ngo bigire ute umugabo ari kubona none wa mugore yashakanye nawe mu myaka 6 ishize cyangwa 10 ariko yamurakubona noneho yewe yagiye hanyuma yuko yamutekerezaga nese ugira umugabo akora iki ufite amafaranga aguha amafaranga muri ya mafaranga uhaye ntumenya kwitaho ukabona abantu babayeho neza ku mafaranga bafite amafaranga burya amafaranga ntabwo yubaka ariko kubona umugore yaracupiye yabaye nyintuza wenda abagabo namwe ntibugafate wenda ngo abagore mubagire nk'inyamaswa wumve ko umutungo ufite umugore nta gaciro ufiteho ariko biterwa wenda nuko mwasinyanye mu mategeko ariko kandi wenda afite kubona niyo sabune wowe wa mugabo we wanitse amajimbiro aho ngaho ukumva ko uri umugabo gusa abantu bakubona mu nzira kandi ugenda umugore wawe ari kugenda asa nabi nta na gude nta na gatoya wamwitayeho ubundi reka bivuye mu jambo rimwe agaciro k'umugabo n'ubwiza bw'umugore we umugore wawe yasa nabi uwa mugabo we ubabaye nyarubwana nubwo waba ufite za miliyoni za miliyaridi umugore wawe n'umucupiza agasa nabi uzamenye ko wowe uri nyarubwana hasi ya nyarubwana disikurupa amafaranga ashobora gusenya urugo icyo ni ikibazo cya nyuma tugahita dusoza amafaranga asenya urugo guteze ndi kubyibaza amafaranga ashobora gusenya urugo rw'abantu bubatse amafaranga akarusenya gute ntabwo ndi kubyumva yaje ari menshi akinjira mu rugo akaruhirika uburyo yabaye makeya habaye iki uburyo ari kujerwa agasanga umugabo wenda afite akazi ariko ntabasha kuyageza mu rugo umushahara ahembwa ugasanga se arayahageza ariko yahageza atangana n'ayahembwa ibyo bishobora gusenya urugo nabyumvishe reka maze nkosore kino kintu n'abantu uwo ari wese akimenye nta mafaranga menshi abaho nta mafaranga make yabaho ahubwo habaho kumenya kujera amafaranga mufite cyangwa mubasha kubona muri kwa kuyajera rero niba ari amafaranga ageranyije kuko mpamvu ko nta mafaranga menshi abaho nuko urugero ujya kubona na ba Bill Gates nabo barataka kandi aribo bafite amafaranga yatunga n'ibihugu ukabona nawe undi ukarata ubona amafaranga yakarase agataka niyo mpamvu iki tuvuga nta mafaranga menshi aba suko atari abantu bafite amafaranga menshi ahubwo nuko biterwa nuko utwo dukeya cyangwa ayo mufite nimwe yajera nabi azababera makeya niwe yajera neza azababera menshi icyambere nuko bakora bezwe principale z'ubuzima mukenera ariko kandi ubwo kujera nabi ko amafaranga haba ibijya byose bipfira muri fondasiyo y'urugo uri handi nahereye inzahano ntange inama ni mu kuganira nimutaganira ngo mujye inama nta mafaranga azabona nyine azayamarira iyo mu ndaya ayamarire mu tubari ayamarire hehe cyangwa se kandi niba mutajya inama azayaguha nawe uyakoreshe nabi usange urugo rurangiritse abana babaye victime ntajya
ni ikira mu kinyarwanda victime inzirakarengane babaye inzirakarengane z'ubwo bujije bwanyu bwo kutamenya kuyajera. Ubwo rero nta mafaranga make yabaho. Icyambere nuko agomba gukora besoin principal, nta na menshi abaho kuko nta urakeka we dufite nk'abari abakire kuba bafatika. Ariko kandi ayo mubasha kubona muganira uko yagakoreshejwe. Murakoze cyane rero ko mwakomeje kubana natwe, mwizere ko hano mwigiyemo byinshi. Ukore subscribe, comment, usige na like aho ngaho